Nimuhumure bana b'Imana maze dutegura amarira ya Nyagasani kuri iki cyumweru cya kabiri cya Adventi tariki 6 Ukuboza 2020. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 40 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize niko Imana ivuze, nimukomeze Yerusalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwawe burangiye, igihano cyawe kikaba gihanaguwe. Uhoraho yayihannye yihanukiriye kubera amakosa yayo. Ijwi rirarangurura riti, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu h'amayaga. Akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, n'imanga ihinduka ikibaya. Nuko ikuzo ry'Uhoraho rizigaragaze, ibinyamubiri byose bizabibonera icyarimwe, bimenye ko Uhoraho yavuze. Naho wowe zamuka ku musozi muremure, urangurura ijwi, wowe uzaniye Siyoni inkuru nziza, ntutinye wowe ntumwa y'inkuru nziza igenewe Yerusalemu. Rangurura ijwi, ubwire imigi ya Yuda uti, dore Imana yanyu. Nibyo koko, dore Nyagasani Imana. Araje n'imbaraga nyinshi, afite amaboko, aje gutegeka. Dore azanye n'iminyago, abo yatabaye bamubanje imbere. Ameze nk'umushumba uragiye ubushyo, akabwegeranya nk'ukuboko kwe. Abana b'intama akabatwara mu gituza cye, intama z'ingyeyi akazemera mu rwuri rutoshye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 85. Uhoraho, twereke impuhwe zawe kandi uduhe agakiza kawe. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze, aravuga iby'amahoro y'umuryango we n'abayoboke be. Koko ubuvunyi bwe buba hafi y'abamutinya, kugira ngo ikuzo rye rigurumane mu gihugu cyacu. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera bubururukireho buva mu ijuru. Uhoraho ubwe azabaha ihirwe, maze isi yacu izarumbuka imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaza inzira. Uhoraho, twereke impuhwe zawe kandi uduhe agakiza kawe. Isomo rya kabiri niryo mu mabaro ya kabiri ya Mutagatifu Petero intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 8 kugeza kwa 14. Nkora mutima zanjye, hari ikintu mutagomba kwibagirwa, nuko kuri Nyagasani umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ikaba nk'umunsi umwe. None rero Nyagasani ntatinze kurangiza isezerano rye, nk'uko bamwe biha kubivuga ko yatinze. Mu by'ukuri ni mwebwe yihanganira, kuko adashaka ko hagira n'umwe worama, ahubwo ko bose bisubiraho bakamugarukira. Umunsi wa Nyagasani uzaza nk'umujura. Uwo munsi ijuru rizazimerana n'urusaku rukaze, ibirimo byose bizakongekeshwe n'umuriro, maze isi n'ibiriho byose bizagurumane. Ubwo rero ibyo byose bigomba kurimbuka kuri ubwo buryo, nimwumva uko imyifatire yanyu igomba kumera. Nimurangwe n'imigenzereze itunganye, mwubahe Imana, mwebwe abategereje kandi mugashaka gutebutsa umunsi w'Imana, umunsi uzatuma ijuru rizimira rigakongokeshwa n'umuriro, n'ibirimo byose bikazayoka. Ariko nk'uko Imana yabisezeranye, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, aho ubutungane buzatura. Niyo mpamvu nkora mutima zanjye, mu gihe muyitegereje ibyo, mugomba gukora uko mushoboye kose, kugira ngo Nyagasani azabasange mu mahoro, muri abaziranenge n'inyangamugayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Intangiriro y'inkuru nziza Yezu Kristo, umwana w'Imana. Mu gitabo cya Izayi umuhanuzi handitswemo ngo, dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe, kugira ngo izagutegurire inzira. Nijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura. Nuko Yohani Batisa atunguka mu butayu, yamamaza mu bantu batisimu yo kwisubiraho, kugira ngo bakire ibyaha. Maze intara yose ya Yudeya ikagenda imugana, n'abaturage bose ba Yerusalemu. Nuko bakabatizwa nawe mu ruzi rwa Yorodani, babanje kwirega ibyaha byabo. Yohani yambaraga umwenda woheshejwe ubwoya bw'ingamiya, agakenyeza umukoba. Yatungwaga n'isanane n'ubuki bw'ubuhura. Yamamazaga avuga ati, uje nkurikiye andusha ububasha, sinkwiye no kunama ngo mpfundure udushumi tw'inkweto ze. Ngiye nabatirishije amazi, naho we azabatirisha Roho Mutagatifu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Yezu araje, nitwitegure. Ndaho kwishimira gutungurwa nabi. Muzatinye umuntu udategura, uwakensha ahorana igihunga n'ubwoba, mbese nta mahoro agira. Mubyeyi, wumvise umushyitsi akomanze ku rugi wawe, wari ufite amasafuriya muri saro, ariho n'imbyiro yewe, ndetse n'ibyahe by'umwana bikiri mu ntebe muri saro, ese wamwikiriza ugahita umukingurira?
cyangwa wamenya ubwenge ukabanza gutazanura ayo masafuriya n'ibyo byahi byari biri muri salo? Cyakora uramutse uhise umukingurira, yego waba uri ikihebe, ariko nawe umushyitsi yagucisha mu ijisho. Uyu munsi ngize amahirwe, ninjye Nyagasani asabye kumutegurira amayira. Ni kuri iyo nshinga yo gutegura tugiye kuzirikanaho. Gutegura birahenda. Muri Adiventi hagaragaramo amashusho y'abantu batatu b'ingenzi badufasha gutegurira umucunguzi amayira. Ni umuhanuzi Izayi, Yohani Batista, hanyuma ku ndunduro n'umubyeyi Bikira Mariya. Isomo rya mbere n'ivanjiri y'uyu munsi harimo iyo nkuru zo gutegurira Mesiya. Baca umugani ngo akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara. No kwitegura rero, gusasa, gusiza neza ikibanza. Umuhanuzi Izayi mu isomo rya mbere araturarikira gutegura neza inzira za Nyagasani, duca ukubiri n'ingeso mbi zatujyanaga mu bucakara bwa Sekibi, tugasiza utununga twose. Ati, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu h'amayaga. Amen. Nyagasani Mana yanjye, birakwiye ko nanjye ncika ku ngeso mbi zose zakoze utununga mu mutima wanjye, zikambuza kukubona. Uyu munsi nanjye niyemeje guca bugufi, nifatikanyije n'umurimbyi wa Zaburi nti, Uhoraho twereke impuhwe zawe kandi uduhe agakiza kawe. Amen. Ese umunsi wa Nyagasani uri ryari? Ese ninjye ugomba kwitegura Nyagasani cyangwa ni Nyagasani ugomba kunyitegura? Bavandimwe, kubera kwikunda hari ubwo dushaka kubicurika tukajya ngo ni Imana yitegura, nyamara Imana yo ihora yiteguye. Ikibazo kiri kuri twebwe abantu. Anabyo umuhanga yavuze ati, Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Imana ntikerererwa na rimwe, ntisiba, ahubwo umuntu niwe ubura kwihangana agatangira kwivovota no guhemuka. Ntabwo Imana yo ibara nk'abantu. Ku bantu imyaka 1000 ishobora kuba umunota umwe mu maso y'Imana. Ikindi kandi impuhwe z'Imana ntizibarika. Ntabwo washyiraho irati cyangwa iminzani cyangwa nka kurya rura igena ibiciro, ahubwo impuhwe z'Imana n'igisagirane. Ni ukwitegura rero kwakira izo mpuhwe z'Imana zidutegereje, nk'uko Petero mutagatifu yabitwibukije mu isomo rya 2 ati, mu by'ukuri ni mwebwe Nyagasani yihanganira, kuko adashaka ko hagira n'umwe worama, ahubwo ko bose bisubiraho bakamugarukira. Urakoze Mana kumpumuriza no kuntegereza, unyongereye amahirwe ngo nshobore gucika ku ngeso mbi zananiye zangiza imbata ya shitani. Bityo mbona uburyo nakira umucunguzi muri iyi myiteguro ya Adiventi. Bityo nanjye numva ijwi rya Yohani Batista uvugira mu butayu nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri y'uyu munsi ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura. Amen. Umuhanga ati, nushaka kumenya agaciro cy'ikintu uzarebere ku myiteguro yacyo. Bavandimwe, dutekereze igihe Imana yatangiye gutegurira umugambi wo gucungura abantu, umuntu agicumura. Dutekereze uburyo yatoye umuryango wa Isiraheli ko ariho hagomba kuzavuka umukiza. Bakobwa, mutekereze buriya buhanuzi bwa Izayi ati, dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda maze akazabyara umuhungu Emanueli. Mesiya umucunguzi, wasanga abakobwa benshi barimo bishyushya. Umwe ati, wasanga ari njye ugiye kuzabyara Mesiya. Undi ati, wasanga ari njye Imana ivuga. Ariko mutekereze n'imyaka myinshi yashize, nuko muri ba bakobwa bose abari Bikira Mariya wari warateguwe n'Imana niwe waje kubyara umukiza. Amen. Nuko umugambi wo gucungura abantu wuzurizwa muri Bikira Mariya. Yewe na n'ubu uracyakomeje, kuko na n'ubu Imana iracyaducungura. Ibaze nawe icyo gihe cyose iyo myiteguro yamaze. Kuba turi abana b'Imana, abakristo ubu ngubu tubikesha iyo myiteguro yakozwe n'Imana igihe kirekire ndetse na Bikira Mariya. Umuhanga ati, urukundo rwigaragariza mu myiteguro. Uryo ugukunda nyabyo koko aragutegurira akaguteganyiriza, naho urwango rwasaritse arangwa no kugenda akubarira ibyo amaze kugutangaho. Ni koko ukunda umubonera igihe ukamwitaho. Umunsi umwe urugo rwigeze rushwana rutangira gusaba gatanya, nuko umugabo atangira gucyurira umugore ukuntu ari utunze urugo, kubera ko ari wari ufite akazi ka leta kamuhemba, naho umugore we agasigara mu myiteguro yo mu rugo. Mu gutandukana, umugabo ahereza umugore fagitire iremereye y'amadeni agomba kumwishyura. Ati, ninjye warihaga inzu ntaho ari kuba iyo ntahaba, ninjye wahahiraga urugo iyo ndahaba inzara iba yarakwishe, ninjye jyenyine wavuzaga abana nkabitaho, nkabarihira amashuri, ntacyo mfasha. Rero byose mbishyize hamwe mu myaka 10 yose tumaranye, undi mu ideni ry'amadolari 5,000. Ayo yose nakoreshe nita ku rugo, wowe wigaramiye ntacyo marira. Rero banzu yampe mbere yuko nkohereza iwanyu. Wa mugore n'amarira menshi yibaza iby'urwo rushako rw'imibare calcule. Nuko asubiza umugabo we ati, humura ndakwishyura yose. Nuko umugore afata ijambo ati, iyo nzu uvuga ninjye wayikorera igisuku buri munsi, umugongo wendaga kumvunika nkora neza niyuhakuya, ngakora neza ahuza gutaha.
none se uri kujya utaha mu mwanda? Ngasasa neza, ngategura neza amafunguro. None se wari kurya iki utashye uvuye ku kazi? Naratekaga ngateka neza, inyotsi kankubita, nkitema ni guhata ndi gutegura neza ibiryo. Wari kurya iki iyo ndafata umwanya wanjye ngo gutegurire? None se abana wavuzaga sinjye wabagomagaho mu bitaro ntunagere naho turi, icyaho no kwirirwa mu ikabare ugataha mu gicuku, abana ukabampirikiraho akaba n'ibyo baherekeza no ku ishuri. Ibyo bikorwa byose nagukora n'ibindi byinshi ntiriwe ndondora, mu gihe utari uhari n'igihe wari uhari nakwitayeho. Ngiye kubibara twakoresha calculatrice ntibyabarika, ni za miliyoni nyinshi z'amadolari wanyishyura ngewe. Babajwe no kubana n'umugabo nkawe utagira impuhwe, nta rukundo wigeze ungaragariza imyaka 10 yose tumaranye nkwihanganira. Ngaho mbwira uburyo unyishyura mbere y'uko unyirukana. Wa mugabo areba nk'ikiyuku, isoni ziramubumba, amera nk'aho mugabo ucakira n'umugore arangije kurya ibiryo by'umwana. Ye baba we! Nuko wa mugabo arapfukama ari kurira, asaba umugore w'imbabazi ko atazongera kumuhemukira, ko ahubwo agiye kumubera umugabo mwiza w'intangarugero, kuko ibyo byose umugore yamukoreye atigeze abyitaho. None abonye ko ntacyo yabona yishyura uwo mugore we. Bavyeyi, nguko uko Imana turamutse tugiye mu mibare tutabona ibyo tuyishyura, aho yahereye dutegura kandi ikadutegurira ibyiza, ikatwitaho. Ese muvandimwe, wabona inyishyu uhereza Imana ku mpuhwe zayo kugirira buri munsi? Urukundo nyarwo ntirugerwa ku mafaranga. Ni koko ushobora kuba ufite amafaranga iryaguye, ufite akazi keza kaguhemba neza, ariko niba ubuze umutima ntacyo uriho. Niba amafaranga tumunyanyagira ukanyanyagiza umutima wawe, ntugire akanya ko kwakira Yezu ngo umubonere umwanya, umubonere igihe, ugeze aharindimuka. Urwo rushingiye ku bintu, ku mafaranga, rusenyuka vuba. Dore ko amafaranga ashobora kugura amafunguro, inzu, ibintu, ariko ntiyagura urukundo. Burya mubyeyi, uzitondera umuntu utaboneka. Être disponible ni ingenzi. Gutegura birahenda cyane bavandimwe kurusha amafaranga. Umuntu naguha umwanya we akakwitaho, akakwakira, uwo ni uw'agaciro. Abagore mu rugo hari imirimo 3 yo gutegura mu rugo, uyikoze neza imugeza ku butagatifu, kabone n'ubwo umugabo yamutoteza ngo ntacyo yinjiza. Ni umuteguro w'isuku, umuteguro w'amafunguro, n'umuteguro w'abana. Education, préparer les enfants, kurera abana. Dore ko uburere buruta ubuvuke. Kuri iki cyumweru buri wese arebe niba ntaho shitani yamwaritsemo, shitani yo gushaka kuyoboresha amafaranga n'ibyubahiro, kumena amafaranga y'abantu n'ibintu bya mirenge, ariko nta rukundo rurimo. Ni rya jambo ryiza rya Mutagatifu Agustina ati, wivuga ngo wabuze umwanya wo kwita ku bandi, gusura abandi, gufasha abandi no gutegura, ahubwo icyo wabuze urukundo. Ikizakubwira ibintu byateguwe neza nuko bizaba biri mu Imana. Yezu azahateguwe neza. Yezu ataye imitima yicujije. Yezu akunda hateguwe neza, ahari amahoro, ibyishimo, urukundo n'indi migenzo myiza y'igipfura ihamagara Imana. Uko Imana yafashe umwanya wayo igategura icungurwa rya muntu, igategura Bikira Mariya nyina w'umucunguzi, paradeyi wateguwe n'Imana, uko Bikira Mariya yateguye kandi agategurira Yezu, uko Yohani Batista yanteguza nyirizina ya Mesiya yamubanjirije ngo imutunganyirize amayira, uko umugore w'umutima ategura urugo, agategura umugabo n'abana, kabone n'ubwo atabishimirwa cyangwa abihemberwe. Nanjye w'umukristo mpamagariwe none gutegura neza inzu yanjye, umutima wanjye, hakagira isuku, kugira ngo Kristo umushyitsi mukuru uje atahi wanjye. Mbere none hamwakira ntiyo ntegereza ko Noheli izagera, kuko n'ubundi ari ku muryango ari gukomanga. Ni Emmanuel, Imana turi kumwe, ahorana natwe. Urakaza neza iwanjye Yezu. Bana b'Imana muri ya Adventi, mugira imyiteguro myiza ya Noheli. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.